Alright, tukaba tugiye gutangira rero ikiganiro mu kanya mugiye kwirirwa rero bakunzi ba One Shot Radio nkuko twabasezeranye ikiganiro kikaba kigiye gutangira ikiganiro kigiye kwibanda cyane ku mushikirano uherutse kuba utangiye kuwa mbere kugera kwa kabiri hagati y'itariki 18 n'itariki 19. Uyu munsi rero tugiye gukora icyo bita isesengura tuganire ku mushikirano uko wagenze abari bawitabiriye imyanzuro yavuyemo byose. Murabizi nkuko radio yacu yari hatubereye live yagiye ikora coverage zimwe yagiye hatubera yagiye ganira n'abitabiriye n'umuhango. Tukaba turi bugiye tubashiramo amwe mu audio y'abanyamakuru bacu bari kuri tele. Tunashimira cyane berwa Donata na Eric bari batubereye kuri tele bakurikirana akazi katari koroshye mu by'ukuri. Iminsi ibiri ntabwo ari ikintu cyoroshye gukurikirana umunsi ku wundi inama y'umushyikirano. Bakaruko rero turagaruka rero dutangira ikiganiro nyirizina. Ibi byose byari icyamake tubigenda tuganiraho. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana, Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana, Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Changugu itajengwa na nani vijana, Changugu itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Kibungo itajengwa na nani vijana, Kibungo itajengwa na sisi wenyewe. Mutara itajengwa na nani vijana, Mutara itajengwa na sisi wenyewe. Kibuye itajengwa na nani vijana, Kibuye itajengwa na sisi wenyewe. Muhanga itajengwa na nani vijana, Muhanga itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Jeshi litajengwa na nani vijana, Jeshi litajengwa na sisi wenyewe. Polisi itajengwa na nani. Rero turasuza abantu benshi tubona bageze mu kiganiro. Turasuza abantu benshi tubona bari mu gihugu hano muri Amerika aho radiri. This is One Shot Radio nkabandi bahati nkabangiye hostinga kino kiganiro. Kino kiganiro kigiye kwibanda ku mushikirano uherutse kuba kuwa mbere no kuwa kabiri ku itariki 18 tukaba tugiye kuganira rero byimbitse ku bijyanye n'uyu mushikirano nkuko nabibabwiye mbere. Turi buganire cyane ku byagiye biganirwaho mu nzego mu rubyiruko muri diaspora cyane cyane turi bugiye twifashisha mu majwi y'abantu bacu bari kuri tele, abanyamakuru bacu bari kuri Kigali Convention Center bagiye baganira cyangwa se bakora isesengura muri bimwe byahabereye baganira na bamwe mu bari bitabiriye icyo gikorwa. Mu by'ukuri murabizi ko inama y'igihugu y'umushyikirano iteganywa mu ngingo y'140 itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe muri 2015.
gahuza perezida wa repubulika n'abahagariye abaturage. Itegeko nshinga riteganya ko inama y'igihugu y'umushyikirano iterana nibura rimwe mu mwaka igasuzuma uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda buhagaze. Perezida wa repubulika atumiza kandi akayobora inama y'igihugu y'umushyikirano akanagena abayitabira. Murumva rero ni inama ikomeye cyane, no kazi y'igihugu cyo kibonye kuganira n'abanyarwanda bakongera imbaraga aho imbaraga zabonetse nkeya n'ahandi imbaraga zabaye nyinshi bakazongera. So murumva rero byari byiza pe. Ino nama y'umushyikirano ku nshuro ya 15 yabaye mu buryo budasanzwe, aho uduce twabayemo habayemo ubwitabire bwa diaspora cyane. Turashimira ubuyobozi bwa diaspora bwagiye bugira uruhare kugira ngo abantu bitabire inama y'umushyikirano y'umwaka. Isa nkaho yagenze neza kuko ubwitabire bwariyongereye cyane, kandi busa nkaho bwataze umusaruro ko murabizi ko nyuma y'inama y'umushyikirano hagiye haba gahunda zindi za diaspora, aho bagiye aho inzego za diaspora zagiye zihura na RDB, zagiye zihura na private sector, zagiye zihura na inteko ya Sena, bagenda baganira ku cyateza imbere igihugu bafatanyije na diaspora muri rusange. Murabizi rero ku itariki 18 inama y'umushyikirano yatanzwe na perezida wa repubulika Paul Kagame asobanura aho ubuzima bw'igihugu buhagaze ku bice byose bijyanye n'ubuhinzi, ubukungu, iterambere, kandi mubona ko umusaruro wagiye wiyongera mu buryo budasanzwe paraporo y'indi myaka. Ibintu byagiye ku buryo byagiye bitungura bamwe mu banyamahanga bari bitabiriye. Murabona abashyitsi dufite bagiye bavuga bati ibi ntabwo bisanzwe situ muri Afrika. Perezida umuyobozi minisitiri w'urubyiruko na siporo muri Liberia mu ijambo ryagiye avuga ati rwose ibi bintu rwose abanyarwanda cyane cyane urubyiruko mufatiye iyo kazi yo kuko ntabwo iba ahantu hose muyibyaza umusaruro. So ubu rero reka tuba playingire ka audio k'abanyamakuru bacu kuko twebwe ntabwo turi bubashe kugenda tuvuga ibintu byinshi byahabereye kuko dufite abanyamakuru bacu bari bahabereye, ahubwo turagenda dushyiramo ibiganiro bimwe bagiye bagirana n'abatumirwa bari kuri tere. So mu kanya gatoya rero tukaba tugiye gushyiramo audio igiye kugaragaza ibyabereye, inshamake z'ibyabereye kuri tere. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese. Ni One Nation Radio, ni radio diaspora nyarwanda, ni ijwi rya diaspora nyarwanda. Mwatagiye mwibwira abadukurikiye. Murakoze, amazina yanjye ni Witonze Clementine, izina ry'ubuhanzi ni Tonze. Murakoze, nitwa Isesengura Sophie, nkaba ndi umukobwa Kirisi Thomas, abantu bakaba banzi kunanga gakondo. Wow. Mwitabire umushyikirano ku nshuro ya 15, niki Tonze ukuyemo? Ikintu nkuyemo ni byinshi, cyane cyane nk'urubyiruko, ku mahirwe twahawe n'igihugu cyacu ndetse n'agaciro ko kongera gushyira imbaraga mu rubyiruko nkatwe ko ari twe imbaraga z'igihugu kugira ngo dukomeze gukorera hamwe. Ikindi nkuko nyakubahwa ahora
babidushishikariza twongeye gushimangira cyane yuko urubyiruko tugomba gukoresha igihe neza kandi impano ufite ukayikoresha neza ushingiye ku ndangagaciro z'umuco wacu. Rero nanjye nkaba ngiye nk'ijwi nk'umuhanzi muri platform Imana izajya igenda inkingurira kubasha gukoresha impano mfite, menyekanisha yuko impano ari ikintu ushobora kugeza kure ugikoze neza, nshyiramo bwa butumwa bwo kurwanya ibiyobyabwenge nk'uko nyakubahwa yabigarutseho, n'abana bacu ni miryango yacu, ibiyobyabwenge biri gufata indi ntera, kugerageza gukumira ibyo bintu kugira ngo twakomeza gutakaza abana b'Abanyarwanda aribo Rwanda rw'ejo bajya muri izo ngeso mbi zituma batakaza kagaciro. Wenda bitandukanye na Tonzi n'iki bakuyemo? Ikindi nongeye gukuramo nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho, nongeye kubuka agaciro k'abari n'abategarugori. Ikindi cya kabiri nongeye kwibuka yuko umuryango ari wo fondasiyo y'ireme ry'urubyiruko dufite rwa none, ndetse tukarufasha kubaka imbaraga za none n'igihe cy'ejo hazaza. Ikindi nakuyemo gukora ni kare. Yego. Mwashyiriyeho ikigega gifasha abahanzi mu buryo bwo kuba nk'ubushobozi, mwabyakiriye mute? Nyakubahwa uko yabivuzeho, kenshi icyo kigega kiba kinahari, ahubwo kutagira izo information, ahubwo n'urubyiruko twe kuba abantu bahora batanga ibibazo, ahubwo tube muri bamwe bashaka ibisubizo, cyane cyane nk'uko dufite iyo support yose ku nzego zose, natwe tuba abantu baticara bategereje gufashwa, ahubwo tube abambere mu gushaka ibisubizo bigendanye n'ibyo twifuza, cyane cyane kuri gahunda bagarutseho bya Made in Rwanda. Made in Rwanda ikubiyemo ibintu byinshi muri buri domaine yose waba urimo, ba uwa mbere mu gutera intambwe ya mbere, na leta niza kugufasha izasange hari icyo nawe wakoze. Wari usanzwe uzi One Nation Radio? Oya nukuri nabeshye, nibwo bwa mbere yumvise? Nibwo bwa mbere. Niki noneho wabwira Abanyarwanda baba hanze kuko iri ni ijwi rya diaspora nyarwanda? Murakoze, nishimiye no kubamenya. Icyo nabwira ni ishema kubona Abanyarwanda twese dusigaye duhura ari abari hanze ari n'abari mu Rwanda. Tubishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika akinguye imiryango kugira ngo Umunyarwanda aho ari hose ku isi abashe kugira akagaciro kandi yisange mu gihugu. Nkaba mbashimira cyane yuko mudukunda kandi mutuba hafi. Nk'umuhanzi uri indirimbo zimbaza Imana ndazibatuye mwese, mwajya mwazibona kuri digital stores, ku ma YouTube, aho hose izo message zirimo dukomeze tuzisharinge. Mbifurije umwaka mushya muhire ndetse na Noheli muzagira ibihe byiza. Sophie, nawe ndadusoza ndagira ngo ugira icyo tubwira ku byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye agarukaho bijyanye n'ikigega nawe yabashiriyeho, ndetse no gukora impinduka transforming ariko uhereye mu mizi. Ugira icyo bivugaho gato? Mu gukora impinduka duhereye mu mizi, cyane cyane nahera nko kuri domaine ndimo y'abahanzi, hari icyo twifuza gukora cyane cyane tugarutse ku icyo kigega twashyiriweho. Uruhare ni rwacu noneho rwo kukibyaza umusaruro. Hari ibitekerezo byinshi dufite, kuba twatekereza kuba twakubaka centre des artistes, aho abaartiste bahurira bakegeranya imbaraga, bakegeranya ibitekerezo, ndetse bakabasha kwagura impano zabo no kurera izikiri ntoya zitarabasha kuzamuka ngo zimenyekane. Ikindi nagarukaho nakongera kuvuga ku byo Perezida wa Repubulika yavuze cyangwa se ku byo twakuye muri nama y'imishyikirano, ni ukongera kwibuka za ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Buri munyarwanda aho ari hose akabirimbana, akabikenyera bikamwambaro wo kurimbana, yaba hano mu Rwanda no mu bihugu duhana imbibi ndetse no ku isi yose. Murakoze cyane Tonzi ndetse na Sophia. Murakoze namwe, twishimiye no kubamenya. Murakoze cyane. Here come One Nation Radio, voice of the Rwandan community abroad. Here come One Nation Radio, you know, voice of Rwandan community abroad. One Nation Radio, the voice of Rwandan community abroad. Nitwa Ingabire Marie Immaculée, ndi umuyobozi wa Transparency International Rwanda chapter. Ariko nkaba nkora no mu rugaga rurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. Karibu kuri One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Witabiriye umushyikirano ku nshuro ya 15. Ese muri rusange wadushusho y'ibyagarutsweho byaganireho? Muri uroye uyu mushyikirano witaye cyane ku rubyiruko, kuri gahunda
z'urubyiruko, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu, ku muco wacu, uko umuco wacu tuwusigasiye, ururimi rwacu tukarumenya, nabyo byadufasha kugera ku iterambere rirambye. Ariko rwose cyane wabonaga tageti ari urubyiruko, uruhare rwarwo, uburenganzira bwarwo n'ibyo rukeneye. ni iki cyavuyemo mu wenda mu byaganiriweho muri rusange? havuyemo imyanzuro ifatika, kuko ingamba zafashwe ni izijya gushyira mu bikorwa icyerekezo turimo cyo kugira ngo nyine urubyiruko narwo rutera imbere, rugira uruhare ruboneka. Ariko noneho His Excellency we rwose buriya ijambo rya perezida riba ari umwanzuro. Wumvise ko yagarutse cyane ku burenganzira bw'abagore, ko batagomba gukubitwa, gufatwa nabi, gusuzugurwa, ariko arongera anagaruka cyane ku kintu cy'ibiyobyabwenge. Atwereka ko ibiyobyabwenge ari ikintu gishobora kutubera intambamyi. Twese hamwe tugomba gufatanya kurwanya, kuko birahari kandi byibasiye urubyiruko, kandi ni ibintu tutagomba kwemera. Wavuze ko uri no mu rugaga rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. hanyuma wenda mu byagiye biganirwaho, byagiye bigaruka ku bijyanye no guteza imbere igihugu, wowe wenda waduha gatoya ku itandukaniro wabonye kuri uyu mushyikirano ndetse n'indi mishyikirano yabanje? Uyu mushyikirano narawukunze cyane kurusha yawubanjirije. Wabonaga abantu barazaga bakakora panel hariya, bakaganira, abantu nabo bagatanga ibitekerezo, bakarasa ku ntego, ibintu bikarangira, ukabona ko abantu baratashye kare, mukagaruka mu gitondo mufite nyine iyindi gahunda iri aho izwi. Wari umushyikirano wari umeze neza cyane, ariko noneho nanakunze yuko n'abantu ba diaspora bari benshi kandi biganjemo urubyiruko. Murakoze cyane. Niki wabwira wenda nka diaspora nyarwanda noneho by'umwihariko nkawe? Yewe icyo mwabwira diaspora nyarwanda, ngira ngo uriya mwana w'urubyiruko wavuye muri diaspora yabivuze neza cyane. Diaspora ni ingufu igihugu kiba gifite ahandi hantu hanze. Ni nka kuriya ufata nk'umukobwa ukamushyingira, uwo muryango umushyingiyemo muba mubaye abavandimwe. Abana cyane cyane urubyiruko, ariko wenda n'abandi bantu bakuru, ndabasaba kutajya bibagirwa ko ari abanyarwanda, bakibuka ko ari abanyarwanda uko byagenda kose. Niyo wabona iyindi citizenship, uzaguma uri umunyarwanda, so na nyoko bazaguma ari babandi. Nimba yaritwaga Kabera ukaba umunyamerika, ntabwo azahita yitwa Trump. Nimba yaravukiye Nyamasheke, ntabwo bizahinduka ngo ahite ajya kuvukira San Francisco. Icyo mukakibuka, none mugakora mushaka ko u Rwanda rwacu rutera imbere, mugakora mushaka ko u Rwanda rwacu rugaragara neza, kubera ko abari hanze nimwe bake. Abanyarwanda benshi bari muri iki gihugu, baramutse iki gihugu kimerewe nabi, hazaba hamerewe n'abanyarwanda benshi. Nibwo bwa mbere bakumva One Nation Radio? Nari maze kuyumva bayivuga, ariko ntabwo ndayumva ivugayo. Numvise umuntu ayivuga avuga ko ari bayishyizeho kugira ngo abantu bajye babasha kumva n'andi makuru y'u Rwanda, kuko kenshi ikibazo abavugira ku maradiyo avugira hanze bavuga ku Rwanda baba banabeshya, ntibaruzi, ntibahaheruka, ntibagize gute, akaduka akakubwira ibintu. Ari amaradiyo giye nanga no kwimva, kuko mba numva ari ni ibintu by'ibinyabasazi, nka vose umuntu yatumwanya yumva umuntu umubwira ngo leta ngo yishe Mucyo. Ni urugero, Mucyo waguye muri esikariye Burayi birirwa bagwa bagapfa, ngo leta ngo yishe ngo Nasoni wari urwaye imyaka 5, twese tubizi, ahora buri mwaka ajya Geneva kujya kwivuza hepatite C. Hari ibintu nyine uba wumva ukumva ni nk'ibinyabasazi, kumva utabyumva. Kuri wowe urumva ko One Nation Radio ari igisubizo? Ni igisubizo gikomeye cyane, kubera ko abajyaga bumva biriya gusa, nibumva na One Nation Radio bazajya noneho nabo bishungurire, bashungure barebe ubudasa. Nibyongeye isura y'u Rwanda ntihore yirabura, ibintu by'impuha, by'ibinyoma, byo gusebanya, byo gutukana, bitanakwiye no kuba muri media. By the way, noneho nibura abantu bumva amakuru n'ababubaha, kuko ngewe ndi umunyamakuru wabyize. Iyo nubwo bwose ubu ntakibikora, ariko nabikoze n'igihe kirekire. Iyo uhaye umuntu amakuru atari yo y'impuha,
amakuru yo gutukana yo gusebanya burya mu by'ukuri uba wamususuguye kandi twebwe natwe turashaka icyubahiro turashaka umuntu twubaha akaduha inkuru irimo ubunyamwuga dufitemo inyungu ishingure ya nkuru nyine uzavuga uti nabonye inkuru naho ibihuha byo no mu kabari wabibona no mu muhanda birahaba. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Barakoze cyane abanyamakuru bacu bari batubereye kuri tere ngabyumvise rero ko bamwe bagiye baganira nabo harimo batonzi bagiye baganira na Sofia bagiye bavuga uko bo bakiriye inama y'umushyikirano uko byari byifashe bakuye mu gukorera ku gihe kubyuka kare ugakora urumva byatumye urubyiruko byatumye abantu benshi bakanguka bavuga bati koko natwe reka dufashe inzego zidushyigikiye natwe reka dushyire akacu mu by'ukuri rero turacyakomeje. This is One Nation Radio tukaba turi muri studio za One Nation Radio hano Texas tukaba turimo turaganira ku cyangwa se dusesengura ku nama y'umushyikirano uretse kuba hagati ya 18 na 19 last Monday and last Tuesday. So ubu ngubu rero tukaba tugiye kurebera hamwe ikintu kijyanye n'imyanzuro yafatiwe mu nama y'umushyikirano iri bugende idufasha gukomeza gushyiramo ibindi biganiro twagiye cyangwa se abanyamakuru bacu bagiye bafata kuri tere na bamwe mu bitabiriye inama y'umushyikirano. Nk'uko mubizi rero hagiye hafata imyanzuro itandukanye ariko nk'uko mubizi inama yatangijwe n'ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika anageza ku banyarwanda uko igihugu gihagaze inama y'igihugu y'umushyikirano kandi yaganiriye kuri gahunda z'igihugu z'iterambere rirambye ibyo twakwita National Strategy for Transformation ku ndangagaciro z'umuco wacu zizadushoboza kugera kuri iri terambere n'uruhare rw'urubyiruko nk'izingiro ryo kwihutisha iterambere. Murabizi ko inama y'umushyikirano kandi yibukije inzego zose bireba kugira uruhare rugaragara mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu iterambere rirambye. Nyuma yo kungurana ibitekerezo hafashwe imyanzuro igiye itandukanye niyo tugiye kureba igeze mu 8 ariko reka turebe umwanzuro wa mbere ujyanye n'uburezi. Mu burezi muzi ko hagiye haganirwaho byinshi nk'igihugu cyasanze urubyiruko rudafite uburezi kandi uburezi buhamye uburezi bwiza bijyanye no uburezi bushingiye mu kwiga ibintu byose by'imyuga bishobora kuba byatuma bahanga imirimo bagatekereza ntibategereze kuvuga ko bose bazajya gusaba akazi ahubwo nabo bagaha n'abandi akazi. So umwanzuro wa mbere wafashwe mu burezi hari gukomeza gushyiraho ingamba n'impinduka za ngombwa zigamije kuzamura ireme ry'uburezi mu byiciro byose by'uburezi, gusuzuma ingengabihe y'amashuri, kunoza imyigishirize y'indimi, kongera amashuri yigisha iby'ubumenyi n'ubumenyangiro no gukomeza kurwanya impamvu zose zituma abana bata ishuri. Hano rero murumva harimo ibintu byinshi bikomeye cyane mu burezi. Ikintu cy'ingenzi cyaganiramo cyane murabizi ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda ni ikintu twasanze sisa nkaho kirengagizwa kandi gikomeye cyane, aho twasanze ururimi rusigaye ruvugwa uko rushakwa kandi atari ko byakabaye, aho nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze urugero aho kuvuga ntabwo usanga ngo nabwo. Gukomeza ku burezi ikintu kijyanye muzi ko hari abantu bajya batanga ibitekerezo ku kintu kijyanye no gusuzuma ingengabihe y'amashuri, aho niba ntibeshye bifuza ko ingengabihe y'amashuri abanyeshuri bose bari mu nzego zose mu byiciro byose bya universite secondaire na primaire bose bajya bagira gutangira hamwe bakarangiriza hamwe. Byafashe n'ababyeyi kuba mu biruhuko cyangwa se n'imiryango igahura mu minsi mikuru. Icyo nacyo kiri mu bintu byizweho cyangwa se wenda guverinoma irimo gutekereza ko hari icyo babikoraho. Hari ikindi kintu baganiriyeho cyo kunoza imyigishirize y'indimi, nabivuze indimi cyane mu kinyarwanda
hakaba icyo kinyarwanda kikanozwa. Muzi ko banavuze ko n'amaserivisi zose zitandukanye ya mu nzego za leta n'izikorera ururimi rw'ikinyarwanda rugomba kugaragara. Niba ugiye muri banki ugasanga muzi ko hari abantu bajya batanga ibitekerezo bavuga bati hari aho ugera ugasanga harimo igifaransa n'icyongereza kandi ikinyarwanda ugasanga hari amahirwe wenda ubuze. So ibi nabyo ni ibintu basanze ari ikintu cy'ingenzi cyane. Hari ikindi kintu cy'ingenzi cyaganiwe mu burezi, hari ukongera amashuri yigisha iby'ubumenyi n'ubumenyangiro. Cyane hano murabizi ko ikintu kijyanye amashuri y'imyuga arimo kugenda yiyongera mu gihugu, ni menshi cyane, aho umwana arangiza 9 years amashuri y'ibanze y'imyaka 9 akaba yashaka kwihitiramo umwuga ashaka. Umwuga ashaka kandi umwuga akawiga neza ku buryo ushobora kumugirira akamaro akaba yahanga uwo murimo. Ibi ni ibintu guverinoma y'u Rwanda yashizemo imbaraga cyane kandi birimo kugenda bitanga umusaruro ahantu hose, no gukomeza kurwanya impamvu zose zituma abana bata ishuri. Ikintu cyose gishobora gutuma umwana atajya mu ishuri, guverinoma yagihagurukiye kureba ko abana bose bagera mu ishuri bakiga nibura akagira iyo basic y'imyaka 9. Umwana nta kintu cyatuma atajya mu ishuri, nta rwitwazo. Umwana wese afite umunyarwanda afite uburenganzira kuba yajya mu ishuri akiga. Ibi ni byo bintu byaganiriwe cyane mu burezi, nk'impamvu imwe cyangwa se yafasha umuvuduko muri transformation, umuvuduko w'igihugu kugira ngo igihugu kigire aho cyifuza kugera kandi heza ku banyarwanda. Umwanzuro kabiri rero ni ku buzima. Ku buzima naho twasanze ari ikintu tugomba kuganiraho, nkuko tubugere tubushyiramo amaudio y'abanyamakuru bacu bari kuri tele. Abari bitabiriye inama y'umushyikirano basanze ubuzima nabwo ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda, aho mu mwanzuro bafashe hafashwemo kongera ibikorwa remezo no kurushaho kubaka ubushobozi bw'abakora muri urwo rwego rw'ubuvuzi. Murumva ko mu myanzuro yafashwe ibikorwa remezo n'ibyo bitaro, amasantere de sante, kwegereza abaturage ikintu cyose cyabafasha muri serivisi y'ubuvuzi. Ibyo byose by'ibikorwa remezo bigiye kongerwa cyane, no kubaka ubushobozi bw'abakora ubuvuzi. Abantu benshi biga ubuvuzi, abaganga biyongere, abandi bongera ubumenyi, ku buryo muzi ko hanavuzwe ko nibura hari n'ibitaro bihari, aho kugira ngo ujye kwivuza nk'uko mubizi amafaranga menshi ashorwa, abanyafurika benshi bashobora bajya kwivuza mu mahanga. Kuki ahubwo hatakubakwa ibyo bitaro mu Rwanda, ahubwo abo bantu bajyaga aho hantu hose ayo mamiliyoni y'amadolari ashorwa buri mwaka ahubwo bakaza mu Rwanda, nabyo bikagira uburyo bufasha mu iterambere ry'igihugu. Na wa munyarwanda wifuza kujya kwivuza ntibimuwe byamuhenda, ahubwo akaba yabona izo serivisi mu buryo bworoshye. Kiri ikintu nacyo cyafashweho umwanzuro ukomeye cyane. Undi mwanzuro usa nkaho wafashwe umwanzuro udasanzwe, ni ugushyira imbaraga mu guhangana n'ibyorezo bitandukanye ndetse no kurushaho gutanga serivisi nziza. Serivisi murabizi, serivisi cyane mu nzego z'ubuvuzi. Turashimira ariko minisiteri y'ubuzima, minisiteri ya sante, serivisi zirimo kugenda ziyongera nziza bitandukanye na mbere, ariko serivisi zimeze neza. Murabona ko no mu myanzuro guverinoma yashizeho ni ukugumya kongera imbaraga, kongera ubukangurambaga, serivisi nziza mu buzima, serivisi mu mpande zose, yaba umuganga, yaba umuntu wese ugeze aho ahuriye n'ubuzima. So ikindi tuganira ku buzima nanone ni ikintu twavuga nk'ibiyobyabwenge, nabyo bisa nkaho nyakubahwa perezida wa repubulika yabiganiriyeho. Bisa nkaho ari icyorezo, ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge birimo kugenda bikura ku buryo byabaye nka epidemi, byabaye nk'icyorezo mu bihugu byose. Ntabwo ikibazo kiri mu Rwanda gusa, ni ahantu hose, ahubwo no gukumira nyine uko bigenda byiyongera, no kureba ukuntu bafatirana
ababirimo cyangwa se no kureba ukuntu ubukangurambaga bwakwiyongera kugira ngo nibura bagabanye umubare runaka ugiye wiyongera ni wagira ikibazo ku bukungu bw'igihugu kuko nkuko twabivuze urubyiruko n'imbaraga z'igihugu so urubyiruko rero udafite ubuzima ni ikibazo igihugu kiba kivunika n'ubundi ugasanga amafaranga agishoye mu buzima kandi cyakabaye kiyashora mu zindi nzego zibafitiye akamaro. Ikindi kintu cyaganiriyeho tugikomeza mu myanzuro ni ukurushaho gukangurira ababyeyi no kubaha ubumenyi mbonezamikurire y'abana bato, kwita cyane cyane ku mirire myiza, isuku no kurushaho guteza imbere amarerero y'abana. Ibi byo byaganiriweho, turacyari ku buzima cyane mu myanzuro igiye ifatwa. Ababyeyi gufatirana umwana akiri mutoya bamuriki hari aho yagiye nabivuga neza avuga ati ubu ngubu turimo kugenda twongera imbaraga kureba ukuntu twatangira itorero umwana akiri mutoya, umwana akazamuka afite passion no gukunda igihugu, patriotisme, aho kugira ngo twajyaga dutoza abantu bakuru ariko rimwe na rimwe usanga umuntu aje mu itorero igihe cyararenze wenda kumugorora, ariko ubu kongera imbaraga no gushaka gukangurira ababyeyi no kubaha ubumenyi mbonezamikurire y'abana bato. Umwana ukamufatira akiri mutoya akarya indyo nziza, akakunda igihugu, umwana mbese ni ikintu cy'ingenzi byagiye biganirwaho, abantu bagiye batanga ibitekerezo kuri kino kintu, nacyo ni ikintu kizongerwaho imbaraga muri gahunda ziri imbere. Kwita cyane cyane ku mirire, nabivuze mirire, isuku, kurushaho guteza imbere amarerero y'abana twavuga nka za gardienne, ndumva ahantu hose abana bahurira bakiri bato, umwana akazamuka afite ubuzima bwiza, afite indangagaciro kuko akazamuka akunda igihugu. Mu cyamake rero ku buzima ndumva iby'ingenzi byifatirwaho imyanzuro n'ibyo. Dukomeza rero ku bukungu hagiye hafatwaho ingamba zidasanzwe, harimo kurushaho gukorana n'abikorera kugira ngo inganda n'abaturage babashe kubona amashanyarazi ku giciro gihendutse mu rwego rwo korohereza ishoramari. Birumvikana izi ngamba zari zisanzwe zihari, ariko ni ukugumya kuzongeramo izindi mbaraga kugira ngo, murabizi ko ubukungu budafite energy ntabwo ari ubukungu. Murumva rero ni ukongera kurushaho gukorana n'abikorera kugira ngo inganda n'abaturage babashe kubona amashanyarazi ku giciro gihendutse, kuko amashanyarazi niyo ni nka centre ya development. Iyo amashanyarazi ahari, umuturage abasha gukora ibishoboka byose, ashobora gucuruza, ashobora no kureba ukuntu bagabanya igiciro. Ni nkaho bagashatse kuvuga ngo ni iki abashoramari n'abikorera bose bahuriye hamwe, hari cyakorwa kugira ngo nibura igiciro cy'umuriro gise nkaho kiba gitoya ku muturage cyangwa se no ku mushoramari. Ikindi cyaganiriweho mu bukungu, kongera ubukangurambaga mu kwizigamira no kurushaho gufasha ishoramari ry'abikorera imbere mu gihugu. Made in Rwanda, Start in Rwanda, Grow in Rwanda and Beyond. Iki cyo murabizi nk'abantu turi muri diaspora kiratureba cyane kubera yuko Made in Rwanda ni ukuvuga ngo niba uri umuntu uri muri diaspora ukaba ukora hanze y'igihugu, reba ukuntu ushora imari mu Rwanda, reba ukuntu uteza imbere Made in Rwanda, reba ukuntu unayibera umukangurambaga. Ejo bundi hari inama nyine y'inzego za diaspora na RDB, nicyo bati diaspora turabakeneye cyane, turabakeneye mu bukangurambaga aho uri. Zamura igihugu, umenyekanisha ibikorwa byose bya Made in Rwanda. Ariko iki kintu kijyanye na Rwanda Development Board, kino kigo gishinzwe iterambere ry'igihugu,
turagishimira cyane by'umwihariko kuko kirakora cyane serivisi zayo zijyanye na doing business. Murabona aho ubu ngubu kiri kuri ranking y'umwanya wa 2 muri Afrika, hano munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho ubona ko bo nguvuga ngo umunsi umwe ushaka kuza ukarara ufunguye company yawe, ntago ari ikibazo, yaba online ya ugiye kuri tele mu gihugu ugafungura company yawe, ukaba bakakorohereza amahugurwa ibintu byose ku buryo bakakwereka ahantu hose bitewe na service ujemo gukoreramo mu gihugu. Ikintu rero aya mahirwe twaka professeur nk'abantu tuye muri diaspora tukayaprofita tukayabyaza umusaruro. Iki tugikomeza kuri ingingo, ikintu kijyanye no kwizigamira, iki kintu muzi ko twasanze tuganira na bamwe mu bari bitabiriye batubwiye ko ni ikintu leta igiye gushyiramo imbaraga cyane mu bukangurambaga bwo kwizigamira, kubera yuko bufasha ishoramari, kubera ko iyo wizigamira ubasha kugira amafaranga runaka ushobora kuba washora muri business, ukamenya nungutse ngahe nahombya ngahe, ukamenya uburyo bishobora kugufasha mu mishinga yindi ugenda utekereza. Ikintu cy'ubwizigame ni ikintu leta y'u Rwanda yashizemo imbaraga cyane. Nyamuneka munyarwanda, ikintu cyo kuzigama, namwe diaspora turabizi abantu benshi turi muri diaspora turazigama, ugasanga turazigama hano, ariko tuzigama iwacu kugira ngo twongere agaciro k'ifaranga. Ufate amadolari yawe wakuvunikiye, uyafate ugende uyabitse mu Rwanda mu buryo bw'ubwizigame, kuko uko ugenda wizigama ni kugenda ushyiraho itafari mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Iki nacyo cyaganiriweho cyane. Ikindi kintu cyaganiriweho gikomeye cyane ni politike ya RDB nakunze ivuga ngo start in Rwanda, grow in Rwanda and beyond, mu rwego rwo guhanga no kunoza umurimo ndetse no kugabanya icyuho hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga. Urumva hasa nkaho hari gap hagati y'ibintu byoherezwa mu mahanga n'ibiva mu mahanga n'ibitumizwa. So RDB irimo kureba ukuntu yakora balance, nibura icyo cyuho kirekire hagati y'ibitumizwa imahanga n'ibyoherezwa mu mahanga, kuko murabizi ko mu Rwanda ibyoherezwa mu Rwanda ni byinshi kurusha ibyoherezwa mu mahanga. So icyo cyuho rero, iyo gap irimo RDB irimo kurwana urugamba rudasanzwe kugira ngo nibura natwe twohereza ibintu hanze byinshi. Aho rero ino RDB muri kumva iyo muri ngamba zayo ishaka gukoresha cyangwa se gushishikariza abantu iki kintu cyo kuza gushora imari mu Rwanda. Uko mushora imari mu Rwanda niko muha abanyarwandakazi, niko n'umusaruro wiyongera, tukabasha kubona ibintu byinshi twohereza hanze. Uko tubyoreza hanze niko amadevize aboneka. Iki kintu rero abanyarwanda natwe tuba ba mbere yo kucyitabira, ikintu cya made in Rwanda. Either ushaka gushora business mu Rwanda cyangwa se ukaba umushoramari ugashakira amasoko abana b'abanyarwanda ibyo bakora, ku buryo RDB mu ntumbero nabonye ifite zikomeye cyane n'ukongera umusaruro. Niba wakoraga amashati 50, ni gute wakora amashati 1000 ku munsi? Ni iki leta yagufasha? Nihe hari ikibazo? Ibi ni ibintu byose RDB yahagurukiye kugira ngo barebe uko bakongera umusaruro w'ibyoherezwa hanze. Niba hoherezwaga toni imwe, hoherezwe toni 10. Tugiye ku muco byaganiriweho, harimo gukomeza gusigasira indangagaciro zishingiye ku muco wacu no kurushaho kuzitoza abakiri bato n'abanyarwanda batuye mu mahanga kugira ngo zidufashe kwihuta mu iterambere. Iki cyo twabaye nk'abakivugaho, turi bushyiremo wenda audio honorable Bamporiki ugiranye n'abanyamakuru bacu nyuma y'inama y'umushyikirano, aho agiye yibanda kuri kino kintu kijyanye n'umuco. Ikintu rwose leta y'u Rwanda irimo kucyongeramo imbaraga, cyari gisanzwe gihari ariko kigomba kongerwamo imbaraga, gukomeza gusigasira indangagaciro, umuco, tukamenya umuco wacu wa kera,
contribution yawe ku iterambere ry'igihugu n'uwuhe na cyane yuko hari gahunda nyinshi twari dusanzwe dufite ziri mu gihugu zikora kandi z'indangagaciro zacu ibintu byose mubona bira byose by'itorero ibintu byose by'ubwisungane ibintu byose by'ubudehe ibintu byose ni ibintu byari bisanzwe biriho kandi bisanzwe bifasha mu iterambere ry'igihugu. So ibi bintu rero leta y'u Rwanda harimo nabyo iri mu myanzuro yafashe cyane ku bana bakiri bato. Ku bana bakiri batoya ni ikintu kigomba gushyirwamo imbaraga. Wowe muryango duhere ku muryango, amadini, inzego zose zifite aho zihuriye n'abana, gutoza abana indangagaciro. Dukomeza kuri iki kintu, ikindi kintu cyangwa se urundi rwego rugomba kuzitabwaho cyane n'abatuye mu mahanga. Abana bavukiye mu mahanga b'abanyarwanda, abana bakure bazi ikinyarwanda. Umwana aho agakura azi igifaransa gusa, azi icyongereza gusa, ariko avuge n'ikinyarwanda. Mukunda ikinyarwanda kandi bizahera ku muryango d'abord. So rero diaspora, inzego za diaspora zigomba kuzagiramo uruhare rukomeye cyane. Cyane hano bamurikiye hari aho yagiye asobanura ko hari gahunda ihari yo diaspora ishobora kuzadufasha kureba ukuntu bishobotse haba n'itorero muri diaspora. Muri diaspora niho hazaboneka n'iyo kazi yo kugitangira kwereka inyungu zo kwigisha abana indangagaciro cyangwa se umuco. Hano mbere ko dukomeza ndumva nashyiramo audio ku muco, abanyamakuru bacu baganira na honorable Bamporiki atubwira kuri kino kintu. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio tukaba twageze hano ku nteko aho twaganiye n'aba diaspora baje kuganira n'abasenateri. Tukaba turi kumwe na honorable wabwira abadukurikiranye mu by'ukuri uri ibwira abadukurikiranye. Nitwa Bamporiki Edouard, nkaba ndi umuyobozi w'itorero ry'igihugu, niko kazi nkora. Murakoze. Honorable nkuko mubibona turi kumwe na honorable ushinzwe itorero ry'igihugu. Honorable twagira ngo tukubaze One National Radio nubwa mbere uyumvise, nubwa mbere uyibonye? Nayumvise abanyarwanda baba mu mahanga bafite igitekerezo cyo gushyiraho radio yabo, mbyumva nk'umushinga. Natunguwe no kubona yarageze mu bikorwa, iri mu birindiro ikora akazi kayo. Ubwo nyine birananejeje kuko numvaga ari umushinga ushobora kuzagorana cyangwa kuzatinda. Ni umugisha ukomeye kuba turi kuganira nayo iriho ikora. Mu byo twaganiriye hari hakomejwe kugarukaho ibintu bijyanye na communication cyane, ndetse banavuga cyane ku bintu by'itorero. Nkawe nk'umuyobozi w'itorero mu gihugu, ni iki ugiye gufatanya na One Nation Radio kugira ngo ibashe kugera mumwe mu mihigo yayo yo gutanga amakuru yizewe ku gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bari hanze bakabasha kumenya amakuru yizewe ku gihugu cyabo, bakaba informed? Urakoze cyane. Ubundi itorero dutoza abantu bari hamwe, twahurije hamwe, ariko nanone kuko abanyarwanda miliyoni 10 n'imisago utabagira aho bahuriza mu buryo buhoraho, tukifashisha amaradiyo n'amateleviziyo kugira ngo
ubutumwa dufite dushaka guha abanyarwanda aho bari hose bubagereho. Tukaba rero twiteguye ko igihe cyose One Nation Radio igihe izadusabira kugira umusanzu dutanga kugira ngo dufashe abanyarwanda tuzabikora, ariko natwe dushaka kuzayikenera kugira ngo dutambukirize ubutumwa kuko nitwe dufite inyungu nyinshi mu kuba ibyo dukora byamenyekana byagera ku banyarwanda aho bari hirya no hino. Ubwo rero imiryango irafunguye, tukaba tunejejwe nuko muri diaspora mu bihugu byose byo hirya no hino bashaka gukurikira radio ishyizweho n'abanyarwanda kandi ikorera mu mahanga. Ubundi twari tumenyereye radio ubona zimeze zifite umurongo udasobanutse, kuko twabona radio ifite umurongo ikora iby'igihugu gishaka kandi wishingiye kwa igihugu kigeze, nibyo kwishimirwa cyane. Nyakubahwa honorable, hari abantu bari hanze b'aba diaspora batazi uburyo gukorwa kw'itorero, uburyo bigendamo kugira ngo umuntu abe yabasha kuza mu itorero hano mu gihugu. Se watubwira muri make abantu badukurikiranye process bicamo kugira ngo umuntu abe yabasha kwitabira itorero? Ngira ngo nkuko twabiganiriye tugiye gukorana n'ubuyobozi bwa diaspora kugira ngo globally kugira ngo dushyireho gahunda z'itorero muri diaspora. Ubu nkaba ntekereza ko ibirebana n'itorero rizajya ribera mu mahanga cyangwa abantu baganira mu mahanga, abantu bazabimenyeshwa twifashishije n'iyi radio. Ariko noneho kubera mu Rwanda bundi hari amatorero abiri amaze kumenyerwa. Rimwe n'itorero ry'indangamirwa rijyamo abana bagiye muri kaminuza barangije amashuri yisumbuye cyangwa biga muri kaminuza, riba mu kwa gatandatu. Irindi n'itorero ry'urunana rw'urungano rizamo urubyiruko ruturutse hirya no hino, yaba rwo mu gihugu n'urwo hanze y'igihugu. Ibyo byo birazwi, tuzatumenyesha abantu hakiri kare kugira ngo bagaragaza ubushake bwo kujya muri iryo torero. Ariko noneho ubwo ikishimiye cyane no kwinama abantu benshi bagaragaje ko no gutoreza mu mahanga byashoboka. So natwe rero nk'itorero tukaba twishimiye kuzatanga umusanzu wacu dutoza cyane cyane abayobozi b'abandi muri ziriya tiwoti, gutraining aba trainers. Ariko noneho tukaba tuzana basanga abanyarwanda barari benshi, tugatanga umusanzu dutegerejwe nk'abafite itorero mu nshingano. Urakoze cyane. Nagira ngo ikindi kibazo kimwe, ni nk'iki kintu cyangwa se ubuhe bushobozi ubona muri diaspora nyarwanda? Ubundi ruriya n'u Rwanda rwakure, kuba aho umunyarwanda ari twe dutekereza ko hari u Rwanda. Kandi hari ibihugu byadutanze gutera imbere, yaba mu buryo bwa technology, muri economy, muri sciences. So kuba dufite abanyarwanda bari ahantu hose, ni ngo dufite amaboko. Ni ukwifuriza abanyarwanda rero bari kugomeza gutera imbere, abafite imyumvire batera imbere n'abataragira imyumvire myiza ariko batera imbere bakire, ayo imyumvire izazira bazabe bafite ubukire bwo kugomeza kwiteza imbere no guteza igihugu cyabo imbere. Ariko mu byo dukora byose tujye twibuka ko nta shema umuntu yagira atubatse igihugu cye. Ushobora kuba umunyamerika ku izina, ukaba umunyaburayi ku izina, ariko mu by'ukuri igihugu gihora ari kimwe, igihugu cyakubyaye gihora ari kimwe. Ibyo twakora byose rero duhahe turonke, ariko tuzirikana ko iwacu ari hamwe, tuhubake. Ishema tuzagira tutakiriho nuko twarubatse igihugu cyacu, abakurambere bacu bavunitse bubaka, natwe tukaba twatanga umusanzu kugira aho tukigeza, aho twaba duhahira hose. Nyakubahwa honorable, murakoze kuduha umwanya wanyu. Thank you. Here come One Nation Radio, voice of the Rwandan community abroad. Here come One Nation Radio, voice of Rwandan community abroad. One Nation Radio, the voice of Rwandan community abroad. Right. This is One Nation Radio. Tukaba tukiri muri studio tugana ku musozo. Tukaba tukiri muri studio za One Nation Radio. Twajya tuganira byinshi ku myanzuro y'inama y'umushyikirano, twajya tubashyiramo amaudio y'abanyamakuru bacu bagiye baganira na bamwe mu bitabiriye uno mushyikirano. Tugiye gusoza ku ngingo ya nyuma, ingingo ya nyuma ivuga gahunda yo gushyiraho urugero ruciye ingando kugira ngo urubyiruko rurusheho gukora imirimo ruri hamwe. Murabizi cyane cyane twagiye dushyiramo audio za Bamporiki, honorable Bamporiki yagiye aganira n'umunyamakuru wacu, ariko cyane ibyo agiye avugira mu nama y'umushyikirano mwarabibonye ko ubu ngubu giye gushyiraho urugero rudasanzwe, aho bazajya bajya ahantu bakambike bahava uko barangije bakora igikorwa nk'urubyiruko, nabo batanga umusanzu wabo ku gihugu. Nta gishobora kubananira urubyiruko ruhari kandi rwiteguye gukora. Nawe ni umwanzuro mwiza
bazajya bavuga bati niba tugiye mu karere wenda runaka hari ibibazo kandi bikeneye amaboko y'abana b'abanyarwanda bagerayo kandi baveyo uko babirangije. Urumva ko uru rugerero ni ngombwa rwubaka ubumwe n'imbaraga zishize hamwe. kandi murumva rero byinshi umwanya ni mukeya ariko byinshi twagomba kuganiraho, ariko dushingiye kuri ino myanzuro yafashwe, shingiyemo ibintu byose byaganiriweho. Mu by'ukuri rero niyo nama y'umushyikirano turashimira abantu bose, turashimira ubuyobozi bwa radiyo bwabashije kugira uruhare kugira ngo habeho ino coverage akenshi yari live, abanyamakuru bacu bariyo bakurikirana, kandi turashimira abanyamakuru bacu bitanze, ntabwo byoroshye iminsi ibiri bari kuri tere bagenda bakurikirana n'umushyikirano, bagenda bareba abatumirwa batandukanye. Turashimira rero n'abantu bose bagiye bashimira radiyo, turashimira Madame Makire wa Transparency Rwanda, turashimira Bamporiki n'abandi bose na Tonzi na Sofia bagiye bashimira ibikorwa bya radiyo, kandi ni byiza kuba bayimenye kugira ngo ino radiyo tubibutsa ko ino radiyo ari Diaspora Voice. Ni Diaspora Voice ni radiyo iri hano kugira ngo itange umusanzu wayo mu kubaka iterambere ry'igihugu. Ni radiyo rero ikorera kuri internet 24 hours, tuba kuri Tune Radio, ushaka kudusangaho. Ni radiyo ya diaspora, ni y'abanyarwanda, ni radiyo umuntu wese wumva yatanga umusanzu ku gihugu yadutwoza ka message kuri email yacu onenation.radioonline@gmail.com. utwojeho email watubona kandi twagusubiza mu kanya gatoya cyane. dukeneye uruhare rw'urubyiruko cyane cyane no muri diaspora rukenewe kugira ngo turebe ko twafasha zino gamba z'igihugu kugira ngo iterambere ryihute. Turi kuri social media zose, turi kuri Instagram as One Nation Radio, turi kuri YouTube, ibiganiro byose tuba twakoze live mutabasha kubibona, byose biba byagezeho mugenda mukora subscribe ku buryo ibiganiro byose bibageraho mu buryo kandi mu buryo ku gihe kandi mu buryo bwiza. Turi kuri page ya Facebook One Nation Radio, jayo ukurikire amakuru yose dutanga umunsi ku wundi kuri radiyo yacu. Turashimira rero abantu bose bari muri tekinike kugira ngo kino kiganiro kibashe kubaho. Turashimira abantu bose bagiye batanga ibitekerezo cyangwa se tutabashije kugira dusoma, ni benshi bavuze bati turashimira abantu bose bagize bose. urabona ko ubutumwa bwabo bushingiye mu gushimira timu yari iri i Kigali. Abenshi batangajwe no kubona turi i Kigali, bati radio One Nation Radio se muri Kigali. Turi hose, ejo muzatubona mu Burayi, ejo muzatubona i Kigali, ejo muzatubona mu Bushinwa. Turi hose, ni radio ije kubegera, ije kubaha amakuru y'impamo kandi amakuru meza kandi amakuru yubaka afasha igihugu kwihutisha iterambere. So murumva rero abantu benshi bagiye batanga ubutumwa bakabasha kubusoma. Igihe cyanjyanye nafite iminota hafi 35 ariko ikiganiro kimaze hafi isaha, cyakunzwe cyane, byari ngombwa rero. Ndumva gahunda ziracyakomeza kuri radiyo. Nyuma y'ikiganiro tugenda dukurikira ibindi biganiro bya One Nation Radio. So hagaruka rero nawe utaha General Bahati wari uyoboye kino kiganiro. Ubwo naho utaha mu bindi biganiro byanjye bya vuba, murabizi ikigiye kuza cya vuba ni cya siporo, nkuko murabizi ko gisanzwe kiba buri gatatu ikiganiro cya siporo, aho shaka tuganira kuri shampiyona cyane. Turimo gusoza umwaka, tuganire kuri highlights, ibintu byaranze umwaka muri shampiyona y'u Rwanda no hanze. So ndimo kubategurira amakuru ashyushye. Abasportif rero mwitegure muri gahunda isanzwe ikiganiro cya siporo. Mbazaniye byiza cyane, ibintu byiza cyane. Murakoze rero, nakagaruka.
iradiyo yanjye iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese we. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese.